yigishe ko indwara ziva ku mpamvu zifatika: ibiryo, ibidukikije, umubiri. Yashyizeho hypocritical kugira ngo indahiro abaganga barahira kugeza na n'ubu. Donc baravuga ni benyisi nyine ni hypocritical muri make, nuko hano banditse o bakandika e na t na h, nyine ni indahiro abaganga bakoresha mu kurahira. Donc bikomoka kuri hypocritos, mbese baramwirahira muri make. Umuganga wese ugiye kurahira ngo yemeze ko agiye kuba umuganga ku mugaragaro, agomba kurahira mu ndahiro ya hypocritos. So urumva ko ni umugabo ukomeye mu mateka y'abariho n'abazabaho. Yabayeho ari umuntu ukomeye, na n'uyu munsi ni umuntu ukomeye. Urumva ko niba ari umuntu wo muri 400, igare ko uyu munsi ntago akiriho, ni umuntu wabayeho mbere y'uko Yesu agira gute, mbere y'uko Yesu abaho. Hello my dear friend, waba ufite ikibazo cy'uruhu? Waba ufite ikibazo cyo gushuka kw'ibirenge? Waba ufite ikibazo cy'uko ugiye gusaza imburagihe? Waba wisiga amavuta ntagufate? Waba ufite ibibazo bigiye bitandukanye by'uruhu? Waba ufite ikibazo cy'impumuro mbi? Duhamagare kuri izo nimero ureba. Igisubizo ni Anatic Soap from BF Suma. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze wowe udukurikiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni Jimmy 250 cyangwa se Jimmy Habimana nk'ibisanzwe. Abenshi muzi ku mazina agiye atandukanye, ariko amazina yanjye ni ayo ngayo. Nitwa Jimmy Habimana cyangwa se Jimmy 250. Ushobora no gukoresha Boss 250, naryo ni izina ryanjye, nta kibazo rwose ntacyo bitwaye. Uyu munsi rero nifuje ko twakongera kuganira, ariko by'umwihariko uyu munsi ndifuza kuganira namwe kuri iki kintu mumaze igihe kirekire mwibaza, ese gisobanura iki, gifite ubuhe busobanuro? Ariko uyu munsi reka nze mbahereze ubusobanuro bwacyo. Abantu benshi dukunze kwibaza ku bijyanye n'ubuvuzi, tukibaza ngo ese ubuvuzi bwakomotse hehe, bwabayeho ryari, mu buhe mwaka? Mu by'ukuri ubuvuzi bwakomotse mu bihugu bigera kuri 3 cyangwa 4 tugiye kumva, bari buze kudusobanuriramo hano. Ariko reka nze mbanze nkwibutse gukora subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo buri munsi buri saha uko tubateguriye ibiganiro ujye uba uwa mbere mu kubasha guhita ugira gute wakira notification yacu, kugira ngo ukurikirane ibi biganiro byacu. Ni Jimmy 250 rero, ushobora kunyita kubyumva ni Boss 250, ni Jimmy Habimana ku mazina y'ababyeyi, yose ni amazina yanjye, ariko izina ry'akazi ni Jimmy 250, Boss 250. Ndabakunda cyane. Rero nsuje mwebwe mwese muri mu bihugu bigiye bitandukanye, reka twiganirire kuri iki kintu mujya mukunda kwibazaho muri benshi, cyane ko niyemeje ko kuri ubu ngubu ngiye kujya mbashakira ubusobanuro bw'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bamwe muri mwe muribaza ngo ese iyi nzoka tureba iri muri logo y'ibijyanye n'amafarumasi, ibijyanye n'amavuriro, ibijyanye n'ubuvuzi muri rusange, bisobanura iki? Ukibaza ngo iyi nkoni tureba irimo inzoka izamukaho, bisobanura iki? Uyu munsi rero nibyo nifuje kugira ngo tubashe kuganiraho, kugira ngo tubashe guhana ubumenyi, tubashe kungurana ibitekerezo. Reka rero tuze dutangire twiga, hanyuma nyuma yo kwiga turaza kugenda turushaho guhana inama n'ibitekerezo, sibyo buriya? Rero reka dufatikanye. Ubuvuzi bw'iki, ubuvuzi bwa kizungu bwakomotse hehe, bwabayeho ryari? Ubuvuzi bw'iki gihe, medicine, science ya none, ntibwatangijwe n'umuntu umwe gusa, ahubwo bwagiye bukura buhoro buhoro mu mateka. Hanyuma icyambere kikagira kiti, mu bihe bya kera cyane, mu Misiri ya kera ariho twita Egypt kuri ubu ngubu, Ubushinwa n'Abahinde, abantu bakoreshaga imiti
y'ibimera, amasengesho n'imigenzo. Ibi byari ubuvuzi gakondo butarashingira cyane ku myemerere, nako butarashingira cyane ku bumenyi bwa sayansi. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ubumenyi bw'isi bwagiye bubaho cyangwa se wenda bwabayeho kera, nabyo turaza kubigeraho igihe bwabereyeho, ariko murabona yuko nk'ibindi bihugu harimo Egypt ariyo nyine ya kera, Ubushinwa, Abahinde, nibyo bihugu byatangije ibijyanye n'ubuvuzi. Muri make byatangiriye muri Misiri, China and India, ariko hano barakomeza bakagira bati ubugiriki bwa kera, aha niho ubuvuzi bw'iki gihe bwatangiriye cyane, ahagana muri 400 mbere ya Yesu. Urumva ni kera cyane mu by'ukuri. Ubuvuzi ntabwo ari ubw'ejo mu gitondo. Ushobora guhita wibaza ngo ese ubuvuzi bwabayeho ryari, bwatangiye ryari, bwatangijwe nande? Ariko ubuvuzi mu by'ukuri bwabayeho mu mwaka wa kangahe? Muri 400 mbere y'uko Yesu agira gute? Mbere y'uko Yesu aza mu isi, cyangwa se mbere y'uko Yesu avuka, cyangwa se nyine tumenya ngo Yesu yabayeho. So rero habayeho havutse umugabo witwa Hippocrates. Uyu mugabo witwaga se w'ubuvuzi bw'iki gihe. Donc Hippocrates niwe wazanye ubuvuzi ku isi muri rusange. Ushobora guhita baza ngo ubuvuzi we yabitekereje ate, byagenze bite, ariko nibyo ndi hano kugira ngo tuganire, kugira ngo mbaherezeho ubumenyi, kugira ngo mbahe ubusobanuro bw'ibyo ngibyo, kugira ngo murusheho kumenya byinshi, murusheho gusobanukirwa byinshi. Uyu Hippocrates niwe se w'ubuvuzi muri rusange. Yaba ari ubuvuzi gakondo, yaba ari ubuvuzi bwa kizungu, byose byatangijwe n'uyu mugabo. Ariko hano bagakomeza bagira ngo icyo Hippocrates yakoze gikomeye, yavanye ubuvuzi ku myemerere n'imyuka, abishyira ku kureba, gusesengura no gupima indwara. Ushobora guhita wibaza ngo ku kureba, kumenya, gusesengura, gupima indwara, yabikoze ate, yabigenje ate, mu buhe buryo? So ibyo nibyo rero ngiye kugusobanuriraho kuri uyu munsi, kugira ngo urusheho kumenya ndetse no gusobanukirwa. Hanyuma yigishije ko indwara ziva ku mpamvu zifatika: ibiryo, ibidukikije, umubiri. Yashyizeho hipokritico kugira ngo indahiro abaganga barahira kugeza na n'ubu. Donc baravuga ni benyisi nyine ni hipokritico muri make, nuko hano banditse o bakandika e na t na h, nyine ni indahiro abaganga bakoresha mu kurahira. Donc bikomoka kuri Hippocrates, mbese baramwirahira muri make. Umuganga wese ugiye kurahira ngo yemeze ko agiye kuba umuganga ku mugaragaro, agomba kurahira mu ndahiro ya Hippocrates. So urumva ko ni umugabo ukomeye mu mateka y'abariho n'abazabaho. Yabayeho ari umuntu ukomeye, na n'uyu munsi ni umuntu ukomeye. Urumva ko niba ari umuntu wo muri 400, igare ko uyu munsi ntago akiriho, ni umuntu wabayeho mbere y'uko Yesu agira gute, mbere y'uko Yesu abaho. Urumva ko ni umuntu wa kera cyane, ariko kugeza uyu munsi n'isaha mu buganga cyangwa se mu bijyanye na medicine, mu buvuzi muri rusange, bagomba kumwirahira mbere y'uko ujya kurahirira ko ugiye kuba umuganga, ugomba kurahira mu ndahiro ye. So murumva ko ni umugabo ukomeye kandi uteye ubwoba, ariko kandi nta kindi cyabiteye, ni uko yakoze ibyo abandi batari gushobora gukora, ni uko yakoze ibyo abandi batari barigeze batekereza. Reka tuze gukomeza twivugira kuri uyu mugabo. Hanyuma iterambere rya sayansi mu 1500 kugeza mu 1800 hatangiye microscopy, kumenya udukoko, bacteria and virus.
abantu nka Louisa Pasteur na Robert Koch bagaragaje ko indwara ziterwa n'udukoko. Urumva? Hanyuma ubwo ni kuri gatatu. Ku ngingo ya 4, ubuvuzi bwa none bwo mu 1900 ubu hagaragaye antibiotique, vaccine, surgery igezweho, radiography, laboratoire, test n'ibindi. Intego nyamukuru y'ubuvuzi bw'iki gihe: gukiza indwara, kurinda indwara, kongera ubuzima bwiza n'igihe cyo kubaho. Ubwo ni kuki? Ni kuri twebwe abantu turi mu isi. Ubwo rero mu by'ukuri murumva intego y'ubuganga cyangwa se intego ya Hippocrates, icyo yari ashakaga, icyo yari agamije, icyo yifuzaga kwari kugira ngo abantu bakire indwara ndetse abantu barindwe indwara ndetse kongera ubuzima bwo kubaho igihe kirekire. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe wifuza kubaho iminsi 2-3 ngo ave mu buzima yigendere. Twese twifuza kubaho igihe kirekire. Rero ikintu tujya kuganiraho ndetse gisa nkaho gitangaje, kiri buze no kubatungura cyane, mukanabitekerezaho umwanya muremure, mukanabyibazaho, ni iriya nzoka dukunze kubona irishushanyije nyine ku bishushanyo runaka byo kwa muganga, ku bishushanyo runaka byo mu mafarumasi, ku bishushanyo runaka by'ahantu hose hari ubuvuzi. Ndetse iki gisiga cy'amababa cyo ntago nigeze nshaka gushaka ubusobanuro bwacyo. Uyu munsi ndabasobanurira kuri iyi nkoni ndetse mbasobanura no kuri iyi nzoka murebe izamuka ndetse kandi isohoye ururimi. Nanjye nabanje kubyibazaho, nibaza ibintu byinshi kuki mu buvuzi bahisemo gukoresha inzoka. Nta kindi kintu runaka cyari gihari bari bukoreshe kitari inzoka, ku buryo cyari bubashe gutanga message nzima kandi yumvikana. Ariko reka nze gusobanura impamvu bakoresheje inzoka. Kuki muri logo y'ubuvuzi harimo inzoka? Ndabizi neza nawe urabyibaza buri munsi uko bukeye nuko bwije. Ariko hano barakomeza bakagira ngo iyo nzoka uyibona muri logo y'ubuvuzi ifite ibisobanuro byimbitse cyane. Inkoni ya Asclepius, ikimenyetso cy'ukuri cy'ubuvuzi ni inkoni imwe. Inzoka imwe yizengurutse iyi inkoni yitwa Rod of Asclepius, niko yitwa. Asclepius yari imana y'ubuvuzi mu Bugiriki bwa kera. Ngahe nguko Asclepius yari imana y'ubuvuzi mu Bugiriki muri icyo gihe cya kera, mbere y'icyo gihe cya 400. Urumva ko Asclepius niyo yari imana y'ubuvuzi muri icyo gihugu kwa Hippocrates, bituma yumva yuko nyine niba imana yawe y'ubuvuzi itagomba kubagirana. Kugeza uyu munsi na isaha twese ku isi tuyifata nk'imana mu buvuzi. Ariko ntago wenda nibuze kubaha amakuru arenze kuyo mfite nateguye kubaha, cyane ko nanjye niyo nabonye, niyo mfite, niyo nagerageje gucukumbura ndetse no gushakisha mbasha kubona kugira ngo abahe dusangire uyu munsi. Hano barakomeza bakagira bati inzoka isobanura iki? Kwisubiraho, gukira, kwisubiraho, gukira. Inzoka ihindura uruhu, ubumenyi n'ubwitonzi, ubuzima n'urupfu. Inzoka ishobora gukiza cyangwa kwica nk'imiti. Burya imiti nayo ishobora gukiza cyangwa ikagira gute ikica. Ubwo mumaze kumva iki inzoka igize gute isobanura. Ntuze kumbaza byinshi rero, urumva ko batubwiye yuko inzoka ishobora gukiza cyangwa ikagira gute ikica. Ndetse bamwe na bamwe mu bihugu bigiye bitandukanye muzi ko inzoka bayifata nk'inyama nziza, iryoshye, ikunzwe kandi iribwa n'abanyacyubahiro. Hari igihugu nabayemo inzoka rwose baraziryaga, tukabona nyine ni ibintu biraba bisanzwe. Ibikeri bakabirya,
ibyo twita ngo ni ibishorobwa, sinzi niba hari babizi ngo ni ingonekera, bo babyita ngo ni ikinkubara, ni ikinkubara cyangwa se ibinkubara. Nuko barabiryaga kandi ukabona n'ibyo kurya biryoshye bibanejeje, ukabona nta kibazo bafite. Buriya hari ibintu bimwe na bimwe dufata nk'ikizira ariko mu by'ukuri atari ikizira, ahubwo wowe ubwawe ku giti cyawe iyo ikintu wakijiririje kirazira koko. Hanyuma hano bagakomeza bagira ngo inkoni isobanura iki? Urugendo rw'umuganga gufasha abarwayi mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma ubwo ngira ngo mumaze kugira gute, nabyo mumaze kubyumva. Niba utari ubizi ubyumve, ubimenye kandi ugire gute, ubisobanukirwe. Kuki iki kimenyetso gikoreshwa mu bihugu byose? Ushobora kwibaza ngo kubera iki ku isi yose muri rusange kuki bakoresha ikimenyetso cy'inkoni, iki kimenyetso cy'inzoka? Ubwo nibwo busobanuro nabwo ngiye kugira gute, nabwo ngiye kuguha. Hano barakomeza bagira ngo iyi logo yemeranyijweho ku rwego mpuzamahanga, ngo ni WHO, amavuriro, amashuri y'ubuvuzi. Igare ko bose bagize gute, babyemeranijeho. Niko ikimenyetso kitagira ni ikimenyetso kitagira idini, igihugu cyangwa ubwoko, ahubwo gihuza abantu bose ku ntego imwe, gukiza ubuzima. Ngayo nguko. Hanyuma hano bakomeje bagira ngo ikihishe muri iyo nzoka, message yihishe. Icyo isobanura mu magambo make, ubuvuzi bufite imbaraga, bushobora gukiza iyo bukoreshejwe neza, cyangwa bukangiza iyo bukoreshejwe nabi. Niyo mpamvu umuganga agomba kuba inyangamugayo. Umuti ugomba gukoreshwa uko wabugenewe. Reka mbashimire rero ko mwakoze kwihangana mugategereza. Nari nitabye umuvandimwe turi gufasha kugira ngo tumukurikirane, tumwiteho, agire ubuzima buzima. Mwumvise yuko umuganga bisaba yuko nyine utagomba kurangarana umurwayi, utagomba kurangarana umuntu, kuko urangaye gato ubuzima bushobora kumucika, kandi umuntu ubuzima bumucitse wabigizemo uruhare mu by'ukuri wabiryozwa. Siko bimeze. So rero mwumvise impamvu y'iriya nzoka, mwumvise impamvu y'iriya nkoni, mwumvise impamvu ubuvuzi bwabayeho, ko bwazanywe n'umugabo bita Hippocrates muri 400 mbere ya Yesu. Yaratwaranye rero iriya nzoka, ikaba yarasobanuraga ikigigo mana cy'Abagiriki. Birumvikana niyo mpamvu ndetse n'iriya nkoni bitigeze bibasha kuburamo, ariko ntabwo ari byo tugomba gutsindaho. Icy'ingenzi ni uko badukoreye imiti myiza ibasha kudufasha, ibasha kutuvura tugakira indwara, tugatandukana n'ibibazo dufite mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni Jimmy 250 mwari muri kumwe, cyangwa se Jimmy Habimana. Mu gihe ukeneye ubundi busobanuro, cyangwa se mu gihe ukeneye kumenya ibindi byinshi, ukaba wibaza ngo twakura hehe ubusobanuro bwabyo, twabimenya gute mu magambo ndetse no mu majwi, turahari. Twandikire muri comments kugira ngo tugusobanurire byinshi bigiye bitandukanye wifuza kumenya kandi wifuza gusobanurirwa. Kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana nawe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, kandi ujye ubasha kuba mu ba mbere bakira notification yacu kugira ngo turusheho kuganira byinshi. Murakoze rero, mugire ishya n'ihirwe, ndabakunda cyane, kandi gusaba ko buri munsi buri saha utakibagirwa kutubwira icyo wifuza ko tukugezaho, icyo wifuza ko tugusobanurira, kuko turahari ku bwawe kugira ngo ugire amakuru menshi, turahari ku bwawe kugira ngo ugire ubumenyi bwinshi kandi bugiye butandukanye. Ciao ciao, gira umunsi mwiza rero, turabakunda cyane. Imana y'amahoro ibane namwe, ibaho umugisha muri byose, mugire ishya n'ihirwe. Ciao ciao.